Muraho neza abakurikiye Ikibabi TV, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku gihingwa cyitwa igisheke. Igisheke ni igihingwa kiboneka mu Rwanda, gihingwa ahantu henshi kuko ntaho kitera, haba ku misozi cyangwa mu bishanga. Gusa ababirya babifata mu buryo butandukanye, uretse ko ababihinga bibabera isoko yo gukirigita ifaranga. Usanga ku babirya abenshi batazi umumaro iki gihingwa kimariye umubiri w'umuntu. Ku bantu bakuru bagifata nk'ikiribwa cy'abana, hari n'abagifata nk'ikiribwa cy'abantu baciriritse. Nyamara hagendewe ku ntungamubiri iki gihingwa gikungahayeho, cyaribwa kurusha ibindi binyamasukari. Igisheke kigira imimaro myinshi itandukanye. Ubundi igisheke gitera imbaraga umubiri kuko gikungahaye ku masukari karemano arinda umuntu kugira umwuma, kandi uyu mutobe uba mu gisheke wongera imbaraga kurusha ibindi binyobwa tumenyereyemo isukari. Igisheke nubwo kandi kigira umutobe uryohera cyane, ariko wifitemo isukari nziza cyane ku barwayi ba diyabete, kuko uyu mutobe wifitemo intungamubiri zigabanya isukari yo mu maraso. Mu mutobe w'igisheke higanjemo calcium, magnesium, potassium, ubutare na manganese, kandi bigabanya amahirwe yo kurwara indwara ya kanseri ya prostate ku bagabo ndetse na kanseri y'amabere ku bagore. Umutobe w'igisheke wongerera imbaraga ibyubaka umubiri, utuma impyiko zikora neza, ugabanya uburibwe mu gasabo k'inkari ndetse ukura amabuye mu mpyiko. Kurya igisheke bigabanya amahirwe yo kwandura indwara zibonetse zose kuko wongerera imbaraga ubudahangarwa bw'umubiri. Uyu mutobe kandi urinda indwara zimwe na zimwe zifata umwijima. Igisheke gituma umubiri usohora imyanda, ndetse mu gihe cy'uburwayi kigabanya ubushyuhe umubiri uba udakeneye. Umutobe w'igisheke woroshya igogora kuko haba higanjemo potassium. Uyu mutobe kandi utuma amenyo atangirika, bigatuma umuntu atagira impumuro mbi yo mu kanwa, kandi kigatuma umuntu agira amenyo y'umweru. Igisheke gikiza indwara ifata inzara zaje mu mabara y'umweru zigasubirana ibara risanzwe zigasa neza. Igisheke ni umuti w'indwara zimwe na zimwe zifata uruhu, urugero umwera ndetse n'ise. Mu kwivura usiga uwo mutobe aharwaye ukareka ukumiraho. Aside yitwa alpha hydroxyl iba mu gisheke ituma umuntu agira uruhu runoze kandi rusa neza, bikarinda mu gusaza, bityo agahorana itoto. Igisheke ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu, kandi gifasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Uramutse wihaye gahunda yo kurya ingingo y'igisheke buri munsi, ntaho wahurira n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero nk'ibicurane, ndetse hari n'izindi ndwara waca ukubiri nazo. Ntabwo dukwiye kurya igisheke kuko dufite inyota gusa, ahubwo dukwiye kukirya twizera ko ari umuti w'indwara zinyuranye. Ushobora kwibaza uti, ese isukari yo mu gisheke uhekenya itandukaniye he n'isukari yavuye mu gisheke mu ruganda? Aha twibutse ko n'ubundi ibintu byinshi tubona bivuye mu nganda biba byavuye ku bimera. Mu ruganda rero hari ibikurwamo n'ibyongerwamo. Nk'urugero twavuga ishwagara yongerwamo kugira isukari uyibone kuriya ari udusaro, cyangwa se imeze kuri iyi bimeze nk'utubuye. Icyitwa molase yo ni ibisigazwa kuko iratabwa, nyamara nayo ifite intungamubiri. Ibi byose rero bituma isukari ikuwe mu gisheke uhekenye cyangwa usekuye ubwawe ukora umutobe iruta kure isukari yo mu ruganda. Reka twibaze, ese igisheke gihingwa gite? Igisheke ni igihingwa cyenda kumera nk'ikibingo kibyibushye. Bakeka ko cyakomotse muri Aziya y'Epfo. Umubyimba wacyo ugizwe n'ingingo nyinshi. Igisheke gishobora kuba kigufi cyangwa kirekire, gishobora no kugira ingeri ngufi cyangwa ndende, byose biterwa n'ubwoko bwacyo cyangwa ubutaka kirimo. Hariho ubwoko bw'ibisheke bushobora kugira uburebure bwa metero 2 kugera kuri 5. Ingingo z'ibisheke by'ubwoko zishobora kugira uburebure buri hagati ya santimetero 7 na santimetero 22. Ubusanzwe igisheke ntigishamikira hejuru y'ubutaka. Ku gitsina cyacyo havuka ibishibuka. Mu butaka bwiza igisheke gishobora kugira kuva ku bishibuka 10 kugeza kuri 20. Igitsina kimaze igihe kirekire mu butaka gishibuka ibisheke byinshi, ariko bikaba bitoya. Ubundi imizi y'igisheke ntiyuma vuba. Ku ngingo z'igisheke haba amababi agaramye yashobora kugira metero 2 z'uburebure, kigira ingingo ziteye nk'iz'urubingo. Batera ingeri zifite
amapfundo ariko izera neza n'izo ku gice cyo ku mutwe. Iyo bamaze gutunganya umurima bawucamo utugende duteganye dufite santimetero 25. Utwo tugende bakaturambikamo ingeri zifite nka santimetero 5 kandi hagasigara metero 1 hagati y'ingeri. Mu mezi 3 ya mbere ibisheke babibagara buhoro buhoro babisukira ariko bakabigira kenshi. Umwaka ujya gushira twa tugende tumaze gusubirana ubwo bagatangira kujya basukira cyane. Ibisheke by'ubwoko bwiza kandi bitewe mu butaka bwiza bishobora kwera hashize umwaka. Amoko atinda ashobora kugeza ku mwaka n'igice. Iyo hashize ibyumweru 2 cyangwa 3 bamaze gusarura, ibitsina bitangira gushibuka. Ibitsinsi bashobora kugisarura ibihe 5 cyangwa 6, ariko rero umusaruro uhora ugenda ugabanuka. Ukuvuga ibisheke uko ugenda ubisarura nubwo byongera gushibuka, umusaruro uza ku nshuro ya 2 cyangwa iya 3 cyangwa iya 4 cyangwa iya 5 uza ari mukeya ugereranyije n'umusaruro wa mbere wahereyeho. Ibisheke ni bimwe mu bihingwa byiza dukwiriye kugira iwacu mu turima tw'ibikoni mu iterambere ry'umuryango. Iyo hashize ibyumweru 2 cyangwa 3 bamaze gusarura, ibitsina bitangira gushibuka. Ibitsinzi bashobora kugisarura ibihe 5 cyangwa 6, ariko rero umusaruro uhora ugenda ugabanuka. Umusaruro wo ku nshuro ya 6 ntabwo ungana n'uwa mbere cyangwa uwa 5 cyangwa uwa 4 cyangwa uwa 3. Nk'uko mwabyumvise haruguru, uko ugenda usarura ibisheke bigenda biba bigufi cyangwa bikaba bikeya. Reka nsoreze aha ngaha mbashimira ko mukunda kudukurikirana. Reka mwese mbabwire ngo ni byiza kugira ibisheke mu busitani bwacu cyangwa se mu mirima yacu. Abantu mwese mwamfashe gutegura ikiganiro ndabashimiye mwese, mugire umunsi mwiza.